I want to share a personal story. Ndashaka kubasangiza inkuru inyerekeyeho nabitse igihe kirekire. Mubyara wanjye w'umubikira Florence, uyu yakoreye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bukungu mu Rwanda imyaka irenga 15. Yagotewe mu nzu ye yari ituranye n'ikigo cya gisirikare cya Camp Kigali, ari kumwe n'umwisengeneza we n'abandi bana bato w'abaturanyi bose hamwe bagera kuri 12. Telefone yari mu nzu ya Florence yari iri gukora, maze muhamagara inshuro nyinshi nkoresheje icyombo. Inshuro yose twavuganaga yabaga atandukanye cyane n'iyabanje, gusa igisirikare cyacu nticyabashaga kumugeraho. Igihe wari umuyobozi w'ingabo z'umuryango w'abibumbye zari mu butumwa bw'amahoro mu Rwanda, icyo gihe yansuraga aho nari ndi ku Murindi. Namusabye gutabara Florence, maze arambwira ngo araza kugerageza. He said he would try. Ibi benshi murabyibuka. Aha hari mu muhango wo gutangiza ku mugaragaro umuhango wo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwo nyine hari mu mwaka ushize, ubwo twibukaga ku nshuro ya 30. Icyo gihe ku nshuro ya mbere mu myaka 30 yari ishize, umukuru w'igihugu Paul Kagame yavuze ku nkuru y'urupfu rwa mubyara we Florence Ngirumpatse, wakoraga mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere UNDP, wishwe urw'agashinyaguro n'interahamwe mu kigo cya gisirikare cya Camp Kigali mu 1994, nyuma y'uko Kagame atabashije kumutabara abinyujije kuri Lieutenant General Romeo Dallaire wari uyoboye ingabo z'umuryango w'abibumbye mu butumwa bw'amahoro MINUAR icyo gihe nyine. Uyu mubikira wari wo mu muryango wa Paul Kagame yapfuye urupfu rubi cyane, kuko yishwe amaze ukwezi kose ashinyagurirwa n'interahamwe, zikagenda ejo zikagaruka zikongera zikamukorera iyicarubozo gutyo kugeza ukwezi gushize bakabona kumwica. Uyu Florence wari mubyara wa Perezida Paul Kagame, we mu rugo yari kumwe n'abandi bana b'abakobwa yari yarazanye kubahishiwe, aho yumvaga ko azabona uburyo bwo kubatabara, ariko ntago byabashije gukunda kuko yicanywe nabo, ndetse ibyo bikorwa byose by'ubugome n'iyicarubozo Florence nabo yari yarahishe bose babikorerwaga hamwe, ndetse binavugwa ko interahamwe zabafataga ku ngufu kenshi mbere yuko zibica, nk'uko ikinyamakuru Nyarwanda cyabitangaje. Uyu munsi rero ntabwo ngiye kugaruka ku by'iyi nkuru y'urupfu rwa mubyara wa Perezida Paul Kagame, ahubwo ngiye kugaruka ku mugabo bivugwa ko ari wamwicishije. Muri buku umugabo Perezida Paul Kagame yakomojeho mu ijambo rye avuga ko ari wagambaniye mubyara we. Perezida Paul Kagame icyo gihe ati nyuma byaje kumenyekana ko hari umunyarwanda wakoraga muri UNDP wagambaniye bagenzi b'Abatutsi, agatanga urutonde ruriho amazina yabo kugira ngo bicwe. Abatangabuhamya bavuga ko babonye uwo muntu wabatanze arimo kwishimira ko Florence yishwe. Hari n'andi makuru yamenyekanye avuga ko uwo mugambanyi yakomeje gukora UNDP nubwo haje kuboneka ibimenyetso bihamya ubwo bugizi bwa nabi. Perezida Paul Kagame atarakidegembya hanze aha ubaba mu Bufaransa. None uwo mugambanyi Perezida Paul Kagame yavugaga nini? Ikinyamakuru Nyarwanda kivuga ko cyifashishije ibinyamakuru bikomeye nka BBC n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters, cyasanze uwo Perezida Kagame yavugaga ari Calixte Mbarushimana. Uyu ni umwe mu bahoze ari abakozi ba Loni bakekwaho kugira uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe Abatutsi, nubwo kugeza ubu atarabihamywa n'inkiko. Ariko si uyu mugabo bikekwa ko ari we wicishije mubyara wa Perezida Paul Kagame ni muntu ki? Ubaherereye he? Ubundi sakora iki? Kubera iki umuntu nk'uyu w'umugizi wa nabi nk'uwo imyaka ibaye 31 atarafatwa kagezwe imbere y'ubutabera? Nyemerera tumuganireho. Njye nitwa Eric Rukundo. Amateka, politiki, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi zo tuganiraho kuri channel. Yeregwa na gwaye kazi. Calixte Mbarushimana umwe mu bakekwa kugira uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe Abatutsi, nubwo kugeza n'ubu atarabihamywa n'inkiko. Kwa 28 Nzeri 2010 Mbarushimana yagejejwe imbere y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC ku byaha yari akurikiranyweho yakoreye mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri 2009. Nyamara ariko byaje kurangira arekuwe mu Kuboza kwa 2011 hashingiwe ku bimenyetso bidahagije bimushinja. Mbarushimana akaba akurikiranywe uruhare mu rupfu rw'abagera kuri 32 bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi, harimo n'abakozi b'umuryango w'abibumbye yari afite inshingano zo kurinda. Yaje guhagarikwa mu muryango w'abibumbye gusa muri 2004 atsindira indishyi z'akababaro zo kuba yarahagaritswe binyuranije n'amategeko. Uyu yari yaratangiye gukorera umuryango w'abibumbye Loni kuva mu 1992, aho yakoreye mu bihugu biri mu Rwanda, Angola ndetse na Kosovo. Uyu mugabo muri jenoside yakorewe Abatutsi yasigiwe inshingano zo kurinda abakozi b'uyu muryango bari batarahungishwa.
Mu bimenyetso byegeranyijwe na ICTR byagaragaje ko yagize uruhare mu gutoza interahamwe hakaza no kuziha imodoka za Loni zifashishije. Mu bashinjwa ko yagize uruhare mu kwica harimo na mubyara wa Perezida Paul Kagame, Florence Ngirumpatse, nabo bari bari kumwe. Abatangabuhamya bagera kuri 20 bemeza ko Mbarushimana yagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi harimo no kwica. Mbarushimana kandi yanabaye umunyabanga mukuru wa FDLR, umutwe ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ndetse bakomeje kugira uruhare mu bikorwa byo guhungabanya umutekano mu karere, by'umwihariko ku Rwanda. Reka noneho nkubwira akantu ku kandi ku by'inkuru y'urupfu rwa Florence Ngirumpatse, nk'uko Perezida Kagame yabigarutse ku itariki ya 7 Mata atangiza icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 30 mu mwaka ushize. Florence Ngirumpatse yicanywe n'abo yumvaga ko akorera. Mu gihe jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yarimo ikorwa, bamwe mu bakozi b'umuryango w'abibumbye barishwe, maze uyu akaba yari mu bakozi b'uyu muryango bari bazwi cyane kubera isano yari afitanye na Perezida Paul Kagame. Mu 1990 yigeze gutabwa muri yombi ubwo ibitero by'inkotanyi byo kubohora igihugu byatangiraga. Nyuma mu 1994 yafungiwe mu rugo iwe hamwe n'abandi bantu bagera kuri 12 bari biganjemo abakobwa n'abanyeshuri bari abana b'inshuti nabo bakoranaga. Uyu yari yabafashe yizeye ko ubwo ari umukozi w'umuryango w'abibumbye azabafasha akabarinda, gusa byaje kurangira bidakunze kuko babuze n'uburyo bwo guhunga. Muri ibyo bihe interahamwe zabaga zica abantu hafi y'urugo rwe, ari nako kandi zikomeza kuhakorera ibikorwa by'iyicarubozo. Nyuma ziza gufata Florence n'abo bakobwa yari yarahisemo gufasha, nabo zibakorera iyicarubozo. Ku wa 16 Gicurasi mu 1994 nk'uko Perezida Kagame yabigarutseho, nibwo telefone yo mu rugo rw'uyu mubyeyi yavuyeho aza no kwicwa. Nyuma y'icyo gihe kingana n'ukwezi yari amaze yarabuze ubuhungiro, we n'abakobwa bari kumwe, maze bafatwa ku ngufu mu bihe bitandukanye. Perezida Paul Kagame yavuze ko Florence yaramaze imyaka isaga 15 akorera umuryango UNDP kugeza ubwo yicwaga mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Igihe jenoside yatangiraga, Florence, umwisengeneza we n'abaturanyi babo bari babuze uko bava mu rugo rwe hafi ya Camp Kigali, kimwe mu bigo bya gisirikare bizwi cyane mu mujyi wa Kigali. Mu ijambo rye yavuze atangiza igihe cyo kwibuka ku nshuro ya 30 mu mwaka ushize, Perezida Paul Kagame yaragize ati telefone yari ikiri ku murongo, hanyuma nkajya muhamagara nkoresheje telefone ya satellite phone. Inshuro zose namuhamagaye numvaga ko yatakaje icyizere cyo kurokoka, ariko ntabwo abasirikare bacu bari kubasha kumugeraho ngo bamutabare, nabo bari bari kumwe. Igihe Romeo Dallaire wari uyoboye ingabo z'umuryango w'abibumbye mu butumwa bw'amahoro yazaga kundeba ku Murindi aho narindi, namusabye kujya gutabara Florence, hanyuma ambwira ko azagerageza. Nyuma y'iminsi mike Kagame yakomeje kugerageza kureba uko yatabariza Florence, amubaza niba hari uwaba yaragerageje kumutabara, ariko igisubizo yamuhaye cyaramushenguye. Kagame asubira mu magambo ya Florence yaragize ati yaransubije atoya, ubundi atangira kurira, hanyuma arambwira ati Paul, rekeraho kugerageza kudutabara, ntabwo tugikeneye no kubaho. Nahise numva icyo yashakaga kuvuga, ubundi ahita afunga telefone. Icyo gihe nari mfite umutima ukomeye cyane kuko nahise numva icyo yari arimo gushaka kumbwira. Mu gitondo cyo kwa 6 Gicurasi bamaze ukwezi bakorerwa iyicarubozo, bose barishwe usibye umwisengeneza umwe wabashije kubacika bifashijwemo n'umuturanyi mwiza. Kimwe n'ahandi henshi, amakuru ku rupfu rwa Florence n'abandi bari kumwe nawe yageze aho aramenyekana. Perezida Kagame ati nyuma byaje kumenyekana ko hari umunyarwanda wakoreraga muri UNDP wagambaniye bagenzi b'abatutsi, agatanga urutonde ruriho amazina yabo kugira ngo bicwe. Abatangabuhamya bavuga ko babonye uwo muntu wabatanze arimo kwishimira ko Florence yishwe. Hari n'andi makuru yamenyekanye avuga ko umugambanyi yakomeje gukora UNDP nubwo haje kuboneka ibimenyetso bihamya ubwo bugizi bwa nabi. Kagame atarakidegembya hanze ubu ari mu Bufaransa. Hagati aho Perezida Paul Kagame yabajije Dallaire uko byaje kugendekera Florence, hanyuma amusubiza ko abasirikare be bagerageje kujya kumutabara ariko bakumirwa n'interahamwe zari zashyize bariyeri imbere y'urugo rwa Florence. Iyicwa rya Florence n'ubuhamya bushya bwerekanye uburyo umuryango w'abibumbye watengushye u Rwanda mu gihe cya jenoside no kwivuguruza mu gutabara abaturage bari mu kaga. Perezida Paul Kagame yarakomeje ati Dallaire yanangejejeho itegeko yahawe na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryasabaga ko turinda umutekano w'abadiplomate n'abaturage b'abanyamahanga kugira ngo babashe guhunga banyuze mu muhanda werekeza i Burundi. Ibyo bintu byombi byabereye rimwe. Icyo umukuru w'igihugu atabashaka gusobanukirwa ngo ni uburyo abicanyi bashoboraga guhagarika ingabo za UN zari zishinzwe kurinda amahoro kandi zari zinafite uburenganzira bwo gukora akazi kazo. Gusa uyu ntabwo ashyira ikosa kuri Dallaire kuko nk'uko Kagame yabisobanuye ngo yari umuntu mwiza wagerageje gukora ibyiza mu bihe byari bimeze nabi cyane birenze ubwenge bwa muntu.
ngayo nguko ngibyo bya Calixte Mbarushimana bikekwa ko ari we wagambaniye cyangwa se wicishije mubyara wa Perezida Paul Kagame witwaga Florence Ngirumpatse muri jenoside yakorewe abatutsi mu gihe cya 1994. ni nansore ikiganiro cy'uyu munsi wakoze kudukurikira. njyewe nitwa Eric Rukundo. Amateka, politiki, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi zo tuganira kuri channel. nawe ubutaha.